mugire igitondo kiza. Turabashuhuje bene data mwese duhurira muri iki cyigisho tugezwaho n'abadivantiste munsi wa karindwi bavugurura hano mu Rwanda. Nanone ndi kumwe na ya groupe ryatsinda tuba turi kumwe buri gitondo. Ibumoso bwanjye nitwa Mundiza Charles Yesu ashimwe. Iburyo bwanjye nitwa Ukugize Jean Pierre, mbifurije umunsi mwiza. Tugiye kwiga icyigisho uyu munsi ingingo ku wa gatanu ivuga ngo gutahura umugambanyi. Gutahura umugambanyi. Reka tubanze twicishe bugufi dusenge. Data wera, mwungere ubugingo bwacu, iki gitondo cyiza uduhaye kuramuka duhumeka umwuka wawe, uduhe umwuka w'ubugingo adusobanurire ijambo ryawe, kandi hamwe n'abari bukurikira iki cyigisho n'abazagikurikira, ndetse ubugingo bwawe bwinshi buhaza umuntu uwo ari we wese uguteza amatwi, nuza kumva wese uduhana n'umugisha mu izina rya Yesu, amen. Muri iki cyigisho kivuga ngo gutahura umugambanyi dufite ingingo yacyo A ndetse na B. Reka twumve ikibazo kiri ku ngingo A. Sobanura ingeso zokamye Yuda. Yohana 12:4 turageza 6, Imigani 3 umurongo wa 32. Yohana 12 umurongo wa 4 kugeza 6 aragira hati: nuko Yuda Isikariyota, umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira, aravuga ati: niki gitumye amavuta atagurwa denariyo 300 ngo bazifashisha abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo. Yego. Imigani 3 umurongo wa 32. Imigani 3 umurongo wa 32. Imigani 3 umurongo wa 32. Yego. Haragira hati 32 haragira hati: kuko ikigoryi ari ikizira k'Uwiteka, ariko ibanga rye rimenywa n'abakiranutsi. Harumvikana neza. Reka dusome mu mwuka w'ubuhanuzi noneho twumve uwifuzwa ibihe byose ku ipaje ya 719 ingeso zokamye Yuda, cyangwa se ingorane Yuda yahise ahura nazo. Hari igihe Yuda yazanaga amasomo yo mu byanditswe atarafite aho ahuriye n'ibyo Kristo yabaga yigisha. Amasomo nk'ayo yabaga atandukanijwe n'ubusobanuro bwayo. Yatezaga abigishwa urujijo, maze agatuma bakomeza guhura no kujijinganya kwakundaga kubabonekaho. Nyamara ibi byose byakorwaga na Yuda asa n'ushaka kwerekana ko ari inyangamugayo. Uwifuzwa ibihe byose ku ipaje ya 719. Murumva Yuda yageragezaga kwerekana yuko ari umuntu mwiza, yuko ari umuntu w'igitangaza, nyamara yari yarahuye n'akageragezo kari karabahaye ingeso muri we ko kujya yiba ibyo bashyize mu ruhago, kuko yari umubitsi. Akabyiba noneho agatanga ikibazo cyerekeranye no kwerekana uko wari inyangamugayo, ahubwo ko ibyo Yesu akoze nta cyerekezo bifite. Murabyumva gute? Iyi ni kamere yego natwe dufite. Yego. Ingeso y'umuntu ari yaranja akayihisha. Nuko kuvuga ngo Yuda icyo yakoraga, yakundaga amafaranga akajya nayiba. Yego. Ariko kubera ko atifuza ko bimenyekana, akajya yifashisha ibyanditswe kugira ngo ajijishe. N'ubu ngubu hari abantu bitwaza ijambo ry'Imana. Yego. Bakaba bazi neza ko hari bibi bakora bahishe, ariko bakabitwikiriza kuvuga ijambo ry'Imana. Yego. Abantu bababwira iki pastor?
ameze nka Yuda. ahubwo wongereho n'iki yego gukuramo ayabo abantu gukuramo ayanjye no gukuramo abantu bagatangira umurimo w'Imana ari byiza Yeah. ariko bagera hirya agafaranga kamaze kuboneka ugasanga umuntu wese ari gukura amaye. yego Yuda rero yari afite n'ikibazo nta n'amafaranga burya intumwa zagiraga menshi yego ariko Yuda amaze kwari twarabyize mu ngingo yo hirya Yuda amaze kubona ko Yesu ntacyo azamugezaho yatangiye uburyo yajya akura amaye. Kuko Yuda burya yari n'umuntu wize yari umuntu ufite icyubahiro mu bigishwa yari umunyabwenge. Urumva rero ni nawe wari uzi ko ari amavuta agura idenariyo 300 abandi bigishwa ntabyo bari bazi ariko we yari umunyabwenge wize wabaye mu mujyi yarabizi ariko banka ba Petero n'abana biberaga ku mwaro w'inyanja ntabwo bo bari babizi. Noneho idenariyo 300 uzigeranije n'amafaranga y'iki gihe ni miliyoni n'igice kuko amateka avuga ko idenariyo ni umubyizi w'umuntu w'umuyede cyangwa w'umuhinzi. Umubyizi w'iki gihe ni 5,000 ukubye mu mafaranga y'iki gihe y'amanyarwanda yaba ari miliyoni n'igice. Ni gute uriya mugore w'indaya wari warabaye indaya wiberaga hariya yagize ayo mafaranga noneho rero yarambye ati dorarayi miliyoni n'igice no mu mufuka wenda hari igihe asangaga harimo nk'utudenariyo 300 wenda nka 30-20. Urumva rero Yuda natwe twigeranijeho nk'iki gihe dukwiriye kumenya ko burya igihe tuzumva turi gukuramo yacu turumva turi gukora umurimo w'Imana kugira ngo tubone indamu mbi ndakubwira ko bene data rwose tuzaba turi kugira ikirenge mu cya Yuda kandi ingaruka zabaye kuri Yuda zizatugeraho natwe. Yego reka tujye kuri B ku ngingo noneho ya B. Ni irihe sezerano rikunze kugaragarira mu bunararibonye bwacu mu by'idini ndetse no mu bihe nk'ibi by'ingorane zigariraye? Ni irihe sezerano rikunze kugaragarira mu bunararibonye bwacu mu by'idini? Reba Abaroma 8:28. Abaroma 8:28. Abaroma 8:28 haragira hati kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Yego rwose ni irihe sezerano rikunze kugaragarira mu bunararibonye kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza? Igihe Yesu yatangaga ukuri kwateye benshi mu bigishwa be kumutera umugongo, turasoma mu wifuzwa ibihe byose ku ipaje 394. Igihe Yesu yatangaga ukuri kwateye benshi mu bigishwa be kumutera umugongo, yari azi neza ingaruka y'ayo magambo ye, nyamara yari afite umugambi w'imbabazi yagombaga gusohoza. Yabonye ko mu bihe bikomeye buri wese mu bigishwa be yari kugeragezwa bikomeye. Akababaro ka Getsemani, kugambanirwa kwe no kubambwa byose byari kubageraho bikomeye. Iyo ataza kubaha iryo gerageza mbere, benshi mu bakururwaga n'ibigaragara by'iyi si bari gukomeza kumukurikira. Nyamara mu gihe cyo gucirwaho iteka k'umwami wabo muri cya cyumba cy'urubanza, igihe abenshi bamushagaraga nk'umwami batangiye kumutuka, ubwo benshi bateye hejuru bati nabambwe. Ubwo abenshi batabonaga inyungu z'isi bari bizeye, ubwo nibwo babandi bishakiraga inyungu batangiye kumutera umugongo, maze bituma abigishwa be bagerwaho n'agahinda kiyongeraga ku mubabaro baterwaga no kutabona bimwe mu byo bibwiraga mu mitima yabo. Muri icyo gihe cy'umwijima, urugero rwatangwaga n'abamuvagaho rwashoboraga gutuma n'abandi benshi bigendera. Ariko Yesu yemeye ko urwo rucantege rubaho igihe yari akiri kumwe nabo, ubwo yari agishobora gukomeza kwizera kw'abayoboke be nyakuri. Ahangaha rero haragaragaza yuko Yesu yemera yuko ibigeragezo n'ingorane bibaho kugira ngo abadafite kwizera bagende, abafite kwizera abakomeze. Yego umunota umwe murakoze cyane. Inyunganizi yewe inyunganizi natanga kuri yego
iki cyigisho harimo isomo rya mbere jyewe nkuyemo ni uko tugomba gukurikira Kristo tutiringiye kubona ibifatika gusa, ahubwo cyane cyane tugashyira imbere iby'ubugingo buhoraho. yego Ko ubugingo buhoraho biravuga ngo ubugingo buruta ibyo kurya nabyo bikaruta imyambaro. yego Ikindi ni ukumenya ko niba dukurikiye Kristo nk'abigisha, ukuri byanze bikunze kuzazana ingorane. Tugomba kuguma ku rufatiro rero, ukuri wakiriye gutange uko kuri, hanyuma ingorane Imana izazirengera. murakoze cyane. yego buriya reka mbabwire, ngewe nahinze umuceri, yego ariko umuceri iyo umuceri ugira icyatsi cyitwa urukungu cyangwa se urubebe uko barwita, ariko iyo rukuze, iyo umuceri utoshye, urukungu ruba rusa n'umuceri neza. noneho rero nkiri umwana, kuko nabonaga abantu bagenda bajya kubagara umuceri, abaswa ahubwo barandura umuceri, kuko umuceri ubona utameze neza, urubebe ruba rushishe cyane kuko rukurura ifumbire cyane. noneho wasangaga hari igihe umuntu yabagaraga umurima, ukabona rwose umurima wanyuragaho utoshye, ukabona uwunyuzeho warabye, harimo utuntu tudafatika, ariko kumbe twa tundi dusigayemo niwo muceri, bya bindi byari urubebe. Yesu rero nawe iyo abona iteraniro ry'abantu, ba bantu hari igihe babonamo urubebe, noneho wabona abacitse intege, we mu maso yawe ukabona ni ikibazo, ariko burya Yesu aba azi ibyo akora. Hano Yesu ibintu yabikoze abizi. yego niyo mpamvu yabaretse bakagenda, aravuze ati buriya intego yanjye igezweho. ariko twe kugira ngo uvuge ngo intego yanjye igezweho, hari abantu basohotse mu rusengero, cyangwa hari abantu biteguye kugutera amabuye, cyangwa hari abantu bakugaya bakuvuma kubw'uko uruvuga, urumva ni ikibazo kuri twe. ariko hano dukwiriye kwiga gukora nka Yesu, ibirenze ibyo ntabwo tuzaba turi mu murimo w'Imana. yego murakoze cyane. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, kandi twumve neza yuko igihe turi mu murimo w'Imana, ishungura ntirizabura kubura mu itorero ry'Imana. Ikikwiriye nyine, niba hari abantu bagiye ngo iyo umuturanyi arwaye ibinyoro ugura ikirago, niba hari abantu bagiye ukabona bavuye mu itorero, wowe sigara usengera mu mutima, usaba Imana kugira ngo nawe iryo genda ryabo ritagukurikira. Icyo kirago kiba ari icyande. ni umugani wa kinyarwanda baciye, bashaka kwerekana yuko iyo umuturanyi wawe arwaye ibinyoro, ejo ashobora gupfa, ariko nawe ubwo ni wowe ukurikira, ni wowe uri bukurikire. mu yandi magambo ukibasha kugenda, tegura ikirago hakiri kare. mu yandi magambo bishatse kuvuga kwitonda, no kuba maso, kuko urumutwaye nawe rwagutwara. Izi nizo ngorane rero abigishwa bahuye nazo igihe bariya abantu bagendaga bagushijwe no kutizera kwabo, noneho bihita bitera ibikomere mu basigaye. banavuyemo Yuda ahita acika intege, ubugambanyi buhita bumutangira, urwango, inzika, ishyari, byose biramwangiza. aha rero icyo dukwiriye kubera amaso ni ukugira ngo turinde imitima yacu, natwe tutagwa mu bishuko nk'uko bariya babiguyemo. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, kandi abo twabanye muri iki kigisho, Uwiteka abahire cyane, kandi akomeze kubagura, yagura impano zanyu, mubashe gukora umurimo nk'uko bikwiriye, mu izina rya Yesu, amen.